Amen. Amen. Hallelujah. Urakoze Mwuka Wera. Holy Spirit. Hey. Imbere mu gihugu, imbere mu gihugu. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare. Yes, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Nyita Nyawe CK Nyawe Lambert and welcome to KC Kigali Connect. Nkubwira ngo uri w'ingenzi cyane kuba waresemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho buri munsi ko bwije nuko buke nk'ibisanzwe. Ni ikiganiro imbere mu gihugu aho tugenda tugaruka ku makuru agenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu munsi nanone turacyari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho tugiye kuba twagaruka ku nkuru navuga ko idasanzwe, ku nkuru igiye kuba yasobanura byinshi, igiye kuba yagira ikivuga ku bijyanye n'ifungwa rya Grace Room. Benshi batangiye no kugenda bibagirwa ko hariho Grace Room ya Pastor Julien Kabanda. Abenshi bakaba bavuga ko batinze kuba bayifungura, RGB ko yatinze cyane. Ese kuki yatinze? Ese kuki idafungurwa? Ese koko nk'uko bigenda bivugwa na bamwe mu bakristo cyangwa se zimwe mu nshuti za Julien Kabanda, ese koko ararengana? Ese ni ibiki byatumye Grace Room itinda kuba yafungurwa? Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, aho benshi bagenda banavuga ati ese kuki kwa Minyoni ho bategeze bafunga kandi bakoraga ibintu bijya gusa, benshi bakabyitiranya. Nabyo tugiye kuba twasobanura neza cyane kugira ngo bashe kubamenya byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko njyewe nabikubwiye, njye mugiye kubana muri iki kiganiro. Nyita Nyawe CK Nyawe Lambert. Mwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, Twitter, hose ni Kigali Connect. Tugakora follow kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Yes, hanyuma rero murabizi ko hashize navuga ko hashize umwaka, kubera ko ni mu ntangiriro za 2025 niba ntibeshye, aho RGB yavuze ko Grace Room ifunzwe. Ntabwo mbyibuka neza, ndaje mbashe kuba nabisubiramo tumenye igihe neza. Ariko RGB yatangaje ko Grace Room yafunzwe bitewe n'ibigiye bitandukanye bashinjwa, yambuwe ubuzima gatozi. Nibyo tugiye kuba twagarukaho. Ese tuvuge ko icyo gihe ifungwa witwa Julien Kabanda yavuze ko bari mu biganiro na RGB kugira ngo uyu muryango wongere kuba wakora, kubera ko uyu muryango nubwo wafunzwe na leta, navuga ko ibikorwa byawo byagiye bigaragarira buri wese.
yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye. Mwagiye mumubona za Nyabugogo akora ibitaramo bikomeye cyane, agenda afasha abana bo ku muhanda, afasha abatishoboye, ashyira abana mu mashuri, yishyura abantu benshi cyane, abana magana amamituweli. Ni byinshi yagiye akora, ariko nanone turaza kuba twabigarukaho byose kugira ngo ubashe kuhamenya byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero mu minsi ishize icyemezo cyafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB cyo kwambura ubuzima gatozi Grace Room Ministry cyateje impaka ndende mu baturage, cyane cyane mu bakunzi b'uyu muryango uyobowe na Julienne Kabanda. Hanyuma rero ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro bya buri munsi, abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu nyamukuru yaba yaratumye uyu muryango udafungurwa kugeza ubu, nubwo hashize igihe kirekire ufunzwe kandi waragaragazaga ibikorwa byinshi byafashaga abaturage. Hanyuma rero Grace Room Ministry ni umuryango watangiye muri 2018. Ibaze umuryango watangiye 2018 ukaba warafunzwe 2025. Ibikorwa bidasanzwe wakoze, ibikorwa bidasanzwe wakoze byatumye mu myaka mike cyane ugera kuri level yo kuba warakodeshaga iminsi 3 yikurikiranya BK Arena. Wumva ayo mamiliyoni, wumve ibintu bidasanzwe uyu muryango wari umaze kuba wagira. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, aho Pastor Julienne Kabirigi Kabanda yavuze ko yatangijwe niyerekwa yari yagize. Ni ukuvuga ngo uyu muryango ngo watangijwe niyerekwa uyu Julienne yari yagize, hanyuma rero agamije gufasha abantu kwegera Imana ndetse no gufasha abababaye. Hanyuma rero mu gihe gito gusa uyu muryango waje gukura cyane, nk'uko nari mbigarutseho, uhuza abantu benshi baturutse mu matorero agiye atandukanye, uba umwe mu miryango ifite abayoboke benshi cyane mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko i Nyarutarama aho wakoreraga. Abantu benshi bawumenye binyuze mu materaniro akomeye, amasengesho yitabirwaga n'imbaga nyamwinshi, ndetse n'ibikorwa by'urukundo byafashaga abatishoboye, harimo abana bo ku muhanda, abafite ubumuga ndetse n'abatabashaga kwiyishyurira amashuri. Dore ko navuga ko hari n'abana benshi cyane basengeraga muri uyu muryango, cyangwa se babarizwaga muri uyu muryango, bigaga hanze muri za Amerika barihirwa n'uyu Pastor Julienne Kabanda. Reka mbambigarukeho, abantu benshi barimo baravuga bati yarahanwe muri bwa buryo bwo kuba wenda yararyaga abantu, ibyo twakwita amaturo. Ariko njye mba numva nubwo warya abantu amaturo, ariko ayo maturo akabagirira umumaro, bakabasha kuba barya, bakabasha kuba bakwiga, abantu basengera aho ngaho bakabasha kuba bagira ubuzima bwiza. Numva bitakwita kuba bitakwitwa ubujura, ahubwo nabyita ko ari gospel. Ni ubutumwa navuga ko bukiza, ni ubutumwa butuma abantu barushaho kuba neza ndetse barushaho kugira ubuzima bwiza. Hanyuma rero uretse ibyo, Grace Room yagiye inategura ibitaramo bikomeye cyane ndetse n'ibikorwa bikomeye byabereye ahantu hanini nka BK Arena, aho abantu benshi bateraniraga, bikanatanga amafaranga menshi mu bukode bw'ahantu ndetse n'ibindi bikorwa byungura ubukungu bw'igihugu. Ibi byose byatumye abantu benshi bayibonamo umuryango ufite uruhare mu iterambere ndetse no mu gufasha abaturage. By'umwihariko rero murabizi ko iyi sale ya BK Arena umuntu wese ushobora kuba yayigondera abashobora guhagurukira mu mafaranga miliyoni hafi navuga 20. Ibaze kuba ushobora gukodesha sale iminsi igera muri 3 yikurikiranye,
murabyibuka ibitaramo byo byakundaga gutangira nko kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, ugasanga sare yuzuye ndetse n'abantu babasubijeyo. Urumva ko yagize uruhare rukomeye cyane, ari nabyo tugiye gukomeza kuba twagarukaho, tumenye n'iki gituma Grace Room idafungurwa. Hanyuma rero ibi byose byatumye abantu benshi bayibonamo umuryango ufite uruhare mu iterambere ndetse no mu gufasha abaturage. Nubwo bimeze bityo ariko mu kwezi kwa Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwafashe icyemezo cyo kwambura Grace Room ubuzima gatozi ishingiye ku mpamvu nyamukuru yo kutubahiriza amategeko agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Icyo cyemezo cyasobanuwe ko uyu muryango wakoraga ibikorwa bijyanye no gusenga ndetse no kubwiriza, nyamara mu mategeko wari waranditswe nka minisitiri cyangwa se minisiteri igomba gukora ibikorwa by'iterambere aho gukora ibikorwa by'iyobokamana nk'itorero risanzwe. Mu mategeko y'u Rwanda hari itandukaniro rikomeye hagati ya minisiteri ndetse n'itorero. Minisiteri isobanurwa nk'umuryango ukora ibikorwa by'iterambere, ari nkabyo twavugaga byo kuba yafasha abantu guteza imbere, akishyurira abana amashuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ariko nanone ahangaha ndaza kwibaza, ese ibyo bikorwa byose ashobora kuba yabikora ute? Ashobora gukura amafaranga hehe? Ntihashobora kuba hava amafaranga yo gukora ibyo bikorwa by'urukundo. Hanyuma rero ushobora kuba ushamikiye ku rusengero runaka ariko udakora amasengesho ya buri gihe cyangwa ibikorwa byuzuye by'iyobokamana. Itorero ryo risabwa ibisabwa byinshi birimo inyubako zujuje ibisabwa, abayoboke benshi n'ibindi byemezo bikomeye. Grace Room rero yo nubwo yari yaranditswe nka minisiteri, yakoze ibikorwa byose by'itorero birimo amasengesho ahoraho, kubwiriza ibiterane ndetse no kutubahiriza ndetse no kubatiza abantu benshi. Ibyo byose babikoraga nk'idini, ntabwo babikoraga nka minisiteri. Ariko nanone bikavugwa ko uyu muryango wari ushamukiye ku itorero cyangwa se idini ry'umugabo we ryitwa Assembly Revival. Niba ntibeshye muze kunyibutsa, ariko harimo Assembly Revival Church. Ni itorero ry'umugabo we, abenshi bavuga ko ariho yari rishamikiye, umuryango wari ushamikiye. Iki nicyo kibazo cy'ingenzi rero cyatumye ifatirwa icyemezo cyo gufungwa, kuko amategeko ateganya ko umuryango ugomba gukora ibyo wasabiye uburenganzira gusa. Iyo birenzeho rero bifatwa nk'ikorwa rinyuranyije n'amategeko, bityo bigakurura ibihano birimo kwamburwa ubuzima gatozi. Ibi nibyo byabaye kuri Grace Room. Nubwo hari abari baratekereje ko wenda ibikorwa byiza yakoze byashoboraga kuba byayirengera, hari n'ibindi bikorwa byagaragajwe nk'ibyarenze ku mabwiriza, nko kubatiza abantu barenga 500 icyarimwe. Murabyibuka nyuma y'ibi bintu handitswe inkuru nyinshi cyane ku Gihe, ibinyamakuru bikomeye byagiye byandika inkuru bivuga ko yaciye agahigo ko kuba yabatiza abantu benshi cyane, abantu 500. Ndakeka nyuma y'aba bantu ni nabwo hahise haza icyemezo kivuga ko uyu muryango wambuwe ubuzima gatozi cyangwa se wahagaritswe ku butaka bwo mu Rwanda. Hanyuma rero kubatiza abarenga abantu 500 icyarimwe ahantu hatari ku rusengero rwemewe, mu gihe amabwiriza ya leta asaba ko umubatizo ukorerwa ahabugenewe nko ku rusengero hagamijwe no kurinda umutekano w'abaturage. Rero murabyibuka n'amafoto yasohotse
harimo abantu babatizwa cyangwa se babatiza. Mwagiye mubona ko ari ibikorwa byakorerwaga ahantu kuri hoteli, ubona bababatiriza muri pisine. Ibi byose rero bikaba biri mu bintu byatumye uyu muryango ubasha kuba ugifunze kugeza ubu ngubu. Hanyuma rero ibi byafashwe nk'igikorwa, hanyuma rero ibi byafashe ngikomeza kugaragaza ko uyu muryango wakoraga ibirenze ku byo wemerewe, nubwo hari amakuru atandukanye yagiye avuga ku mbuga nkoranyambaga arimo nakekwaho uburiganya cyangwa kurya amaturo. Nta tangazo ryemewe cyangwa icyemezo cy'urukiko byigeze byemeza ko cyangwa se byigeze byemeza ibyo birego. Icyagaragajwe ku mugaragaro nuko ikibazo cya Grace Room gishingiye ku mategeko, si ku byaha by'ubujura cyangwa uburiganya. Kugeza ubu impamvu ituma Grace Room itarafungurwa ishobora kuba gusobanurwa n'impamvu zitandukanye. Icya mbere nuko gukosora amakosa nk'aya bifata igihe kirekire cyane kuko bisaba guhindura imiterere y'umuryango. Ni ukuvuga ngo niba yakoraga nk'umuryango noneho bakayandika ku gikora nk'idini cyangwa se itorero, urugero ntabwo irakomeza kuba minisiteri ritwa, urugero leta yitwa Grace Room Church, ntabwo irakomeza kwitwa Grace Room Ministry, cyangwa se ibe ari church yitwa Grace Room Ministry ariko iri mu muryango witwa Grace Room cyangwa se ibe ari idini ryitwa Grace Room Church, noneho Grace Room Ministry igikora nk'umuryango uri muri Grace Room Church. Nuko nguko bishobora kuba byagenda. Icya mbere nuko rero gukosora amakosa nk'aya bifata igihe kirekire nk'uko twatubigarutseho, kuko bisaba guhindura imiterere y'uyu muryango, kongera kwiyandikisha mu buryo bushya ndetse no kuzuza ibisabwa byose n'amategeko agenga amatorero niba bashaka gukora nk'itorero. Icya kabiri nuko inzego za leta zikomeje gukaza icyo nakwita ubugenzuzi ku miryango ishingiye ku myemerere, ku buryo itoroherwa kubona uburenganzira bushya hatabanje kugenzurwa neza ko ibisabwa byose byuzuye. Hari kandi n'ibiganiro bivugwa ko byigeze kuba hagati y'ubuyobozi bwa Grace Room ndetse na leta cyangwa se RGB, hagamijwe kureba uko uyu muryango wakongera gukora mu buryo bwemewe. Ariko nk'uko bisanzwe bigenda, ibiganiro nk'ibi bishobora gufata igihe kinini cyane mbere yo kugera ku mwanzuro. Hanyuma rero ibi byose bituma nubwo abakunzi ba Grace Room bahora babona ko wakoze ibikorwa byinshi byiza, amategeko yo mu Rwanda ashyira imbere kubahiriza ibyo wemerewe gukora. Iyo ibyo bitubahirijwe n'umuryango waba ufite abayoboke benshi cyangwa ibikorwa byiza byinshi, ushobora gufatirwa ibihano, kandi ibihano navuga ko bikomeye cyane. Hanyuma rero mu gusoza iki kibazo cya Grace Room Ministry, si ikibazo cyo kwemera cyangwa ibikorwa by'iyobokamana bwabyo, ahubwo ni ikibazo cy'imikorere itajyanye n'amategeko. Nubwo bishoboka ko ishobora kongera gufungurwa mu gihe yujuje ibisabwa byose, kugeza ubu igikomeje kuyibuza gukora nuko itaruzuza neza ibyo navuga ko bayisaba, ibisabwa n'amategeko cyangwa inzira zo kongera guhabwa uburenganzira zikaba zitararangira. Benshi bakaba bakomeje kuvuga ati rwose uyu muryango wagiye udufasha, wagiye utwishyurira abana bacu amashuri, wagiye utwishyurira amamituweli, cyane ko muri iyi minsi ibintu bya mituweli nabonye ko byakaze, ibintu byahinduye isura kabisa. Wagiye ukora ibikorwa bikomeye cyane by'urukundo. Abantu benshi bagiye bareka ibyaha cyangwa se ubujura, bakagombye kuba barafunguye Grace Room Ministry. Nitugira amahirwe yo kuba twavugana na bamwe mu bagize uyu muryango,
tuzaza noneho tubabwire byinshi bigiye bitandukanye, tubashe kuba noneho twanamenye 100% ese gahunda yo kuba habaho gufungurwa kwa Grace Room Ministry igeze, ese ntibizigira bibaho, byararangiye burundu, ntizigera ifungurwa. Ibyo byose rero tuzaza tubigarukaho mu makuru yacu ataha. Ngigita nyawe CK nyawe Lambert, tubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho. Mwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga rwacu dukoresha rwa Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok, hose ni KC Kigali Connect. Wifuza no kwamamaza ibikorwa byawe bikabasha kuba byamenyekana, ukabasha kuba wakurikirwa n'abantu barenga 100,000 ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha muri video zacu tugenda dushyira ku mbuga zigiye zitandukanye, ushobora kuduhamagara kuri numero 072596 kandi mwibuza ko muri KC Empire Limited bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo kuba bagucungira, zirimo social media management, zirimo kukubakira website y'ubwo ushaka, ndetse na maintenance ya website yawe. Bafite graphic nziza, bakora website mu buryo buri very international. Ushobora kubandikira kuri nomero twabahaye n'ubundi kuri 0722595656 ubundi bakabasha kuba bagufasha. Reka tubashimire, mugire ibihe byiza, twongere duhure mu biganiro bya mukanya.